Yes, bantu banjye nizere ko aho muri mu bice bigiye bitandukanye mumeze neza. Imana ikomeze kuba mugisha, muri abantu b'agaciro kandi muri abantu bakwiriye gushimirwa byose rwose byimazeyo kandi byibanze cyane. Rero nk'umunyamakuru cyangwa se umunwa muremure nkanjye nkatura, ndabashimira cyane kandi nkomeje kubasuhuza. Imana ikomeze kubaha umugisha mwinshi cyane aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi ikintu kinzanye hano kuri mikoro cyangwa se ikintu gitumye ngaragara hano uyu munsi wa none ni ukugira ngo mbabwire ngo umunyarwenya wanyu cyangwa se umukomediyani tuzi twakunze turi benshi nka Dogiteri Nsabi cyangwa se Dogita Nsabi, aho kugeza uyu munsi wa none twamumenye akina mu Irebero TV. Uretse ko mbere ya byose yabanje gukinana na ba Danizo, aba niho yabanje gukorera. Danizo niwe wamuhaga akazi kubera ururimi rw'iwabo, umunyempano udasanzwe, kubera ari we muntu wazanye content yo kuvuga mu rukiga cyangwa se muri rurimi. Rwose yari umuntu waje ahita afata hiti kandi ahita umuntu wa danje. Izina rye riramenyekana kandi izina rye rigera kure, ndamumenya nawe uramumenya n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, tugenda tumumenya mu ngeri nk'izo zigiye zitandukanye. Uyu munsi wa none rero ikintu kenzanye hano no kubabwira amakuru asa nkaho atari meza cyane, ariko nanone akaba ari meza mu gakenya kubwo uburenganzira bwa muntu ku giti cye cyangwa se ku ruhare rwiwe, ku mpande ziwe. Rwose harimo agakuru gasa nkaho gashimishije. Rero murabizi ntabwo tujye dutinda, duhita dukubita tubangura tukarasa ku ntego kugira ngo ibintu turimo bive mu nzira n'umuntu uri kubyumva ataza kurambirwa. Rero mu minsi ishize cyangwa se mu bihe bishize twabonye Dogiteri Nsabi ndetse tubona na mugenzi we Bijiyo Bija, tubona n'uwo bita Bikokora. Bari abantu bakinnyi ba filime kandi bakina neza, ibyo bakora atari ibintu bashakisha, rwose ari impano zibarimo, ari impano zigendera. Kandi n'uyu munsi wa none ntavuga ngo naho bigeze bajya, impano zabo baracyazifite kuko nta bantu bamamaye cyane, n'abantu bazamutse mu buryo bwatunguye abantu benshi, babifashijwemo cyane na rurimi rw'iwabo kandi bongera kwifashwamo nuko bari bafite impano. Rero abo bantu twabamenye bakina kuri Irebero TV, kuri channel y'Irebero TV kuri YouTube. Ngira ngo mwese murayizi, niho mwagiye mwabonera mu ngeri nyinshi zigiye zitandukanye, uretse ko bagiye bagaragara no ku yandi macano agiye atandukanye. Uyu munsi wa none rero Dogiteri Nsabi, Bijiyo Bija ndetse na Bikokora ntago bakiri kubarizwa mu Irebero TV, ntago bakirimo barakinira mu Irebero TV, ahubwo bari gukinira kuri Dogiteri Nsabi Comedy, kubera yuko habayeho kutumvikana ku mpande zombi. Nk'uko nabibabwiye, kubw'uburenganzira bwa muntu cyangwa se kubwo uruhande umuntu wese ashobora kuba akunze kandi ashaka kugira ngo abashe kubona uburenganzira bwe, kugira ngo abe yabasha kubaho yisanzuye kandi anezerewe, atuje n'umutima we cyangwa se umutimanama wiwe icyo waba urimo kumubwira. Dogiteri Nsabi na Bijiyo Bija na Bikokora bamaze gusezera mu Irebero TV, bamaze kugenda batandukana n'ababo. Ubu ngubu Irebero TV ryasigaranye nyiri cano Ndaranye Ubutumwa. Abantu benshi mwari muzi yuko cano ari ya Nsabi cyangwa se ari ya koperative ya Irebero TV. Irebero TV ntabwo ari koperative cyangwa se abantu benshi bagiye bahura, ahubwo Irebero TV niryo umuntu umwe. Dogiteri Nsabi yari yarahawe akazi ndetse na Bijiyo Bija na Bikokora, abo bose bakoraga akazi hariya kuri ririya Rebero. Undi Irebero TV ni irya Ndaranye Ubutumwa. Ngira ngo benshi ntabwo mwari mubizi, ukurikije nuko mwagiye mubona Ndaranye Ubutumwa kina cyangwa se n'ama content yabaga afite, ntago rwose biriya ntago byari byaba Bijiyo Bija nk'uko mwari mubizi, ahubwo hariya ni ahantu bagiye kuzamurira impano kandi bakunda kugaragaza impano zabo. Rero bamaze kuzigaragaza, zimaze kujya hanze, habayeho kutumvikana nk'uko nahoze mbibabwira. Ubu ngubu baratandukanye, ntago bagikinira ku Irebero TV. Benshi mwari mumaze igihe mwibaza impamvu mutakibona bakina mu Irebero TV. Irebero TV isigaye ifitwe na bariya, impamvu nta yindi niyo ngiyo, bamaze gushwana, baratandukanye kubwo ko habayeho amakimbirane atari meza, amakimbirane yo kumvikana guke ku mpande zombi, biba ngombwa rero ko batandukanya. Ubu ngubu buri wese akaba afite channel ye kandi buri wese akaba ari mu ruhande rwiwe rumunejeje. Rero nakubwira ngo umuvandimwe mugenzi wanjye uwo bakurikiranye ikinyamakuru cya Tura TV Show, Imana igiguhereza umugisha mu byo ukora byose, kandi ikiruta byose mu buzima ntuzigere ukora ibintu uhatiriza, ahubwo
uzakora ibintu bikurimo kandi ntuzakora ibintu kugira ngo ubangamire abandi, ahubwo ujye ukora ibintu bigufitiye inyungu wowe ubwawe kugira ngo bize guhesha amahoro n'ababandi. Ntuzigere uhitamo inzira igoranye, ahubwo uzahitemo inzira y'ukuri. Rero ngewe nshima umunyarwenya Dogiteri Nsabi cyangwa se n'ababijobija kubw'uko babonye ko ibintu bitameze neza cyangwa se byazateza andi makimbirane ari hejuru cyane ahambaye, bahitamo kuba basezera barigendera bajya gukora ibintu byabo kandi mu mahoro batuje, ntacyo bishe nta nicyo bigeze babangamira. Rero nakubwira ngo Imana ibereze umugisha kubw'uko wateze iki kinyamakuru kuva ku ntangiriro ukaba ugejeje ku musozo ukiri kucyumva. Nagusaba nimba nta mutima mubi cyangwa se bitakugoye, ni ubusabe ntago ari itegeko, wakora subscribe, ugakora like, ugatera share ndetse na comment, ubumaye support ya danje kandi ubunyeretse ko ibintu ndimo ndakora rwose uba bikurikiranye kandi ubikunda ukanabyumva. Iyo uteye comment bituma tugira ibyo dukosora kandi tukagera naho tugera. Ngari rukomeza kugubwa neza kandi Imana ikomeze kuba umugisha. Dusubire mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Imana ibahereze umugisha. Ciao ciao.